Isukari ni nziza ku buzima bwacu mu gihe yakoreshejwe ari umwimerere, ariko nanone iyo udakoresheje umwimerere ishobora kukugiraho ingaruka zirimo kwiyongera kw'ibiro, kugira ibiheri mu maso, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima. Amenshi mu mafunguro dufata mu buzima bwacu usanga yuzuyemo isukari. Mu byo kurya byinshi byaciye mu nganda haba higanjemo isukari, ndetse abantu nibyo twikundira kurya, cyangwa se twaba tugiye kunywa isukari tugahitamo gushyiramo nyinshi cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bakuze byibuze ku munsi bakoresha ibiyiko 17 bongera mu byo bagiye kunywa. Abahanga bavuga ko ibi bituma bagira umubyibuho ukabije n'indwara zitandukanye zidakira. Gusa isukari yo mu biribwa karemano yo ntacyo itwara umubiri wacu, niyo dukeneye ngo tugwize imbaraga nyakuri. Isukari tugiye kwamagana ni isukari mpirate ikorwa n'inganda zitandukanye. Numara kumva ibyago duterwa n'iyi sukari, ntuzongera kuyitekereza na rimwe. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima. Ubuzima nibwo butunzi bukomeye umuntu yatunga akaba yizeye ko azagubwa neza mu bintu byose. Ibyo wageraho byose nta buzima ufite, wabura umukene uteye agahinda. Iriya mayibobo iryama mu iteme igasinzira gwije amahoro kuruta abakire baryama mu miturirwa, ariko bakarara rwa ntambi babuze ibitotsi. Umukene uryama ku gasamba agasinzira neza, ruta umuherwe uryama ku mufariso uhenze indwara zimuguguna. Gushaka neza ugakora ubukwe bw'igitangaza ntacyo bimaze niba utizeye ko ufite ubuzima bwiza bwazagufasha kwishimana n'umufasha wawe. Dushaka ubuzima nk'abashaka ifeza z'agaciro kenshi, kandi nta handi twabushakira atari mu bimera duturanye nabyo. Bisabyemo imiti myinshi ihangamura indwara zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Gusa usabwa gucika no ku bintu byose byangiza ubuzima. Niyo mpamvu tugiye kuganira ku isukari. Mureke turebe ingaruka zo kunywa isukari ku buzima bwacu. Ingaruka ya mbere ni ukwiyongera kw'ibiro. Abantu bafite umubyibuho ukabije bakomeje kwiyongera hirya no hino ku isi. Byemezwa ko ibyo kunywa abantu bafata buri munsi ari byo bibigiramo uruhare. Isukari iri mu byo kunywa nka soda, imitobe itunganyirizwa mu nganda n'icyayi kiryohereye usanga harimo icyitwa fructose. Ubu ni ubwoko bw'isukari iba mu buki no mu mbuto. Iyo ufashe fructose nyinshi bituma usonza ukumva ukenera kurya cyane. Ubundi bushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa bwagaragaje ko iyo ufashe ibintu birimo fructose cyane utangira kugira ikibazo cya leptine. Leptine niyo ikumenyesha ko ushonje niyo uri kurya, niyo ikumenyesha ko ugomba kurekera kurya. Ntabwo ibintu birimo amasukari bishobora gutuma inzara ufite ishira, ahubwo ugumya gufata byinshi kubera uburyohe bukurikiye. Ibi bituma ibiro byawe byiyongera. Ubushakashatsi bugaragaza ko gukoresha isukari nyinshi bituma ibiro byawe byiyongera, bikaba intandaro yo kurwara indwara nka diyabete. Kunywa isukari nyinshi bituma igice cy'inda cyiyongera bitewe n'ibinure byirema, bigatuma utangira kugira ibibazo byo kurwara umutima na diyabete. Kunywa isukari nyinshi bitera indwara y'umutima. Ukoresha isukari nyinshi bituma ujya mu byago byo kuba warwara indwara y'umutima ihitana umubare w'abantu benshi hirya no hino ku isi. Bituma ikigero umutima watereragaho cyiyongera, bikagushyira mu byago byo kurwara umutima. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 25,000 banywa isukari nyinshi bwagaragaje ko baba bari mu byago byo kurwara umutima ugereranyije n'abatayifata. Gukoresha ibyo kunywa birimo amasukari menshi haba harimo ibyago byo guturika udutsi two mu mutwe. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu banywa ibintu birimo isukari nyinshi inshuro 8 mu cyumweru biyongerera ibyago byo kuba baturika udutsi two mu mutwe, kurwara ibiheri byo mu maso,
Amafunguro n'ibyo kunywa byiganjemo amasukari byongera ibyago byo kuba warwara ibiheri mu maso cyangwa kumera nk'uwababutse mu maso. Ibyo kurya byiganjemo amasukari cyane cyane byanyuze mu nganda byongera isukari nyinshi mu maraso. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 24,000 basanze gukoresha isukari nyinshi byaratumye bagira ibiheri. Ubundi bushakashatsi bwakorewe ku bantu baba mu byaro aho badakoresha ibintu byaciye mu nganda cyane bwagaragaje ko badakunda kurwara ibyo biheri. Isukari kongerera ibyago byo kurwara diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Uyu munsi umubare w'imfu z'abantu bicwa na diyabete ugenda wiyongera hirya no hino ku isi. Ikindi iyi ndwara ituma igihe cyo kurama kigenda kigabanuka. Iyi ndwara yikubye umuvuduko wayo mu bantu mu myaka 30 ishize, ndetse bigaragara ko izarushaho kwibasira ikiremwa muntu mu myaka iri imbere mu gihe nta gikozwe. Bigaragaza ko kunywa isukari nyinshi bigira uruhare mu kongera ibyago byo kurwara iyi ndwara. Nubwo nta bushakashatsi bwihariye bwakozwe bugaragaza niba gukoresha isukari nyinshi hari isano bigira ku kuba umuntu yarwara diyabete, ariko hari ibimenyetso bibigaragaza. Kurya ibintu birimo amasukari menshi bituma ibiro byiyongera ndetse n'ibinure, ibyo biguha amahirwe menshi yo kurwara diyabete. Umubyibuho ahanini uterwa no gufata amasukari menshi nicyo kintu cya mbere gitera ibyago byo kurwara diyabete. Ibyago byo kurwara kanseri. Amafunguro akungahaye ku masukari ashobora gutuma ugira umubyibuho ukabije bikakubera ibyago byo kuba warwara indwara ya diyabete. Ubushakashatsi bwakorewe ku bagabo 22,000 mu gihe cy'imyaka 9 bakoreshaga ibyo kunywa birimo amasukari menshi bwasanze bafite ibyago byo kuba barwara kanseri yo mu bugabo, icyo bita prostate. Haracyakorwa ubushakashatsi bwimbitse ngo hamenyekane isano iri hagati yo gukoresha isukari no kuba warwara kanseri. Ibyago byo guhangayika. Mu gihe ifunguro ryuzuye riba rigamije kugufasha, ibyo kurya byo mu nganda birimo isukari nyinshi bishobora kugira uruhare mu bijyanye no kuba wowe ubwawe wiyumva bijyanye n'amarangamutima yawe. Kunywa isukari nyinshi bituma uhangayika. Gukoresha isukari nyinshi byagaragaye ko bigira uruhare mu by'imitekerereze, ibibazo byo kwibuka, kuba wagira umunabi no guhangayika. Ubushakashatsi bwakorewe ku bagabo 8,000 banywaga amagarama 67 ku munsi. 23% bumvaga muri bo bahangayitse ugereranije n'abagabo banywaga amagarama 40 ku munsi. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa NLM, National Library of Medicine, bwakorewe ku bagore 69,000. Abafataga isukari nyinshi bari bafite agahinda gakabije, kugira uburwayi bw'impyiko. Isukari unywa ituma habaho umuvuduko w'amaraso ukaba watuma impyiko zigira ikibazo. Kwangirika kw'amenyo. Iyo ufata ibyo kurya birimo amasukari, aside iri mu byo kurya wariye yangiza amenyo. Kunanirwa gutekereza. Isukari nyinshi ituma umuntu atakaza ubushobozi bwo gutekereza no kugira uburwayi bwo kwibagirwa no kuba yaturika udutsi two mu bwonko. Bantu mukunze kurya isukari mvaruganda, murarye muri menge. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.